za minisiteri ya siporo cyangwa ferwafa ntibigeze babaha agaciro nta nubwo byibura. urugero TK, urugero rutari kure nk'uyu mugabo Jimmy Gatete urebye ibintu yakoze, Jimmy Gatete urebye ibigwi bye yakagombye kuba ari nk'umuntu ahubwo ni wakabugo n'umuntu uturutse hanze y'igihugu winjiye akabona sinye byibura y'umuntu ushobora kuba yarakoze ibintu by'ibitangaza mu ikipe y'igihugu, kuko urebye Gatete ibintu yakoze hanyuma ukareba n'ubu ngubu ukuntu bihagaze ntawuza amakuru ye, ntawuzi iki, yakagombye kuba ari umuntu ufite pozisiyo runaka, n'umuntu wakagize uruhare yaba ari mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, yaba ari muri minisiteri ya siporo, yaba ari mu ariko ubundi reka nkubaze wa mugani uravuze ati mu ishyirahamwe ry'umupira nabo barabikomojeho, baravuze ati umupira aho bigeze ubu ngubu wari ukwiye kuyoborwa n'abantu bawize abantu bawukinnye. iyo urebye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ferwafa usanga abantu barimo, ntabwo nzi ko unamubwiye ati tera ishoti nta nubwo yarirenza metero ya Soka 21 channel ibagezaho amakuru y'umupira w'amaguru, Soka ibagezaho inkuru zigezweho mu mupira w'amaguru. Twebwe icyo tubasaba abakunzi ba channel Soka 21 nuko mwakora kuri like, mwakora comment ndetse na subscribe, tugasharinga n'abandi bose bikabageraho, tugafatanya kubaka umupira cyane cyane umupira nyarwanda niwo twibandaho cyane. Uyu munsi rero tukaba twagize tuti kuki abarigendere cyangwa abantu bakanyujeho mu Rwanda mu mupira w'amaguru mu Rwanda basa nk'abahezwa, kuki bahejwe mu mupira w'amaguru kuva na kera kugeza na n'ubu, kugezaho Mr J ubu noneho nabo bikore association baravuga ati tubona nta kivugira tufite, tubona nta muntu twitayeho, reka natwe dukora association twerekane ko duhari. Urabivugaho iki Mr J? Yes TK, ngira ngo aba barejanderi cyangwa se aba bakinnyi bitwaye neza mu mupira w'amaguru mu Rwanda, abakinnyi bagacishijeho, abakinnyi bashimishije abafana, abakinnyi bitwaye neza mu kibuga bagashyira ibyishimo mu mitima ya benshi abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, bakaba bishyize hamwe bashinga association yo kwibumbira hamwe, ndetse bagira batya banatekereza kwandikira ibaruwa minisiteri ya siporo ndetse n'ubuyobozi bw'umupira w'amaguru mu Rwanda aribwo ferwafa. Iyo baruwa rero ngira ngo ni uburyo bwo gukebura cyangwa iyi association yari ikenewe cyane, ni ukuri ni ikintu cyari gikenewe kuko kuva kera twibazaga ati kuki nta muntu byibura wakinnye umupira w'amaguru, ese uranajya mu buyobozi bw'umupira w'amaguru urabize kuva na kera wakuze wumva cyangwa ntiwababonye ariko wakuze wumva abantu bitwa ba Muvara Valence nakuze numva umuryango w'abadeyi ugakura wumva abo bitaga batigana, abo bose twakuze tubumva nubwo tutagiye bahebonye ariko ntitwigeze twumvaga uko bakinnye, ariko nta kindi bigeze bakora mu mupira w'amaguru uretse kuwutera. Ntabwo bigeze bavuga ati yenda yagiye mu buyobozi n'ubu azamura abana agira gute. Ibyo ni ibintu bikaba rero byaraduteye kwibaza cyane tuti ni iyihe mpamvu abarejanderi cyangwa se aba bantu bagacishijeho mu mupira w'amaguru bahejwe cyangwa se bakomeje guhezwa, yaba ari mu buyobozi bw'umupira w'amaguru mu Rwanda muri ferwafa ndetse yaba ari mu makipe, yaba ari muri minisiteri ya siporo, bakomeje guhezwa, barangiza kariyeri zabo ntitumenye irengero ryabo, barangiza kariyeri yabo ntitwongere kumenya amakuru yabo, barangiza kariyeri yabo ntitwongere kumenya imibereho yabo, bikadutera kwibaza byinshi cyane ko abenshi banagacishijeho bakinaga umupira w'amaguru bakitwara neza bagakora ibitangaza. Ngira ngo muri kiriya gihe umupira w'amaguru wari utarazamo ibintu bya business cyane, ibintu by'amafaranga cyane, abantu bakiniraga urukundo rw'amakipe bakinira, bagakinira urukundo rw'igihugu, kandi abantu bari bazi umupira. Ujye wumva amateka, niba umubyeyi wawe yarakubwiye umuntu bitaga Muvara Valence ngo niwe urumva ngo stade yari bari baravuze ngo nibanga Muvara Valence ni umuntu ngira ngo hari nta nundi muntu urabikora, yateraga koroneri ikavamo igitego ikajyamo. Oya yaracengaga ngo agacenga n'ibyatsi, yagukubitaga icenga, yamara kugukubita icenga akakwandagaza ugasigara ushwiragira, akajya kunyara akagaruka agasanga ukiryamye. Abo bantu rero tuvuga ko babaye aba legend, babaye aba legendary, babaye
abanyabigwi ariko tukaba tutarigeze tunabumva. Ni abakera rero ab'ubu ngubu ndavuga urebye abanditse iyi baruwa ni ba bantu b'abarejanderi, kuko impamvu biswe abarejanderi akenshi bakoze ibyo abandi batakoze. ngira ngo mu banditse iyi baruwa mu bakoze iyi asosiyasiyo harimo ba Jimmy Gatete, hakaba harimo ba Jimmy Mulisa, hakaba harimo ba Nshimiyimana, hakaba harimo ba Manamana. Ngira ngo abo bose urebye abo bantu nibo bakoze igikorwa gikomeye kitarakorwa n'undi uwo ari we wese, kuko nibo bantu bajyanye ikipe y'igihugu muri Tunisia mu mikino ya CAN. Nibo bajyanye ikipe y'igihugu. Uribuka Gatete hariya yari aryoshye cyane. Ndibuka Gatete icyo gihe yadutsindiye Ghana, adutsindira Uganda. Ku Bagande bakubise igitego baramumena umutwe. Ndabyibuka igihe bamukubitaga bakamumena umutwe, banyuma bakamujyana hanze bakamupfuka bakamudoda, akagaruka agatsinda igitego. Ibyo bintu byose yakoze ibintu by'ibitangaza. Ndibuka icyo gihe kiriya gitega gitsinda muri iriya minsi. Ndibuka hari ikigo cya primaire twari duturanye igihe Gatete yashayiningaga. Hari umwana nagiye ahantu kuri shop kugura akantu, umwana dusohoka turahura ari marira. Ndamaze ntise urijijwe n'icyo arambwira ati batampaye ikaye iriho ifoto ya Jimmy Gatete. Icyo gihe amakaye harimo ba Jimmy Gatete yahise asohoka. Ikintu cyari cyiza, ariko iyo bigiye kurangira byibura nta nubwo bavuga ati reka tunabakorera ibirori byo kubasezera mu mupira. Twumva gusa ngo Gatete abahanaha cyangwa biba ari ibihuha ngo Gatete. Abandi akenshi mukunda guhurira mu tubari akubwira ati njyewe buriya njyewe nari umudefanseri. hari umurejanderi wajyaga mu kabara akavuga ati njye nari umudefanseri, bariya ba Robinho bose ntibakoragaho. Yes, urumva ati nicyo kintu yakubitaga icupa rimwe kabiri akavuga ati njyewe bare abantu ntibancagaho. Ugasanga icyo kintu nicyo agenda yitwaza cya football arakivuga mu kabari kugira ngo byibura abone n'iryo. Ngire ngo ako kantu nkakomojeho, niba umuntu akoze ibitangaza, umuntu akoze ibintu nka biriya, arangije kariyeri, nta kongera kumukurikirana mu buzima. Kandi icyo gihe ndibuka ko kuri kiriya gihe cyabo bo bakinnye umupira w'amaguru utari wazamo ibintu by'amafaranga. Ntago yarangizaga aba yakubwira ati mfite amafaranga runaka kuri account, nzakoresha ibikorwa ibi nibi, nzafungura business, narasevinze bihagije. Ibyo bintu ntago byari biriho. Bakoreraga urukundo, bagakorera ishyaka, bagakorera gukunda amakipe bari barimo no gukunda umupira w'amaguru. Icyo gihe hariho ishyaka. Uribuka ni naho n'amakipe yo mu Rwanda aherukira gukomera muri iyi sezo y'aba bahungu ariko ubu n'abagabo mbabarire, n'abagabo abenshi bubatse. Urumva hariho n'abatakiriho nk'aba nyakwigira ba Katauti. Ngira ngo nuriya mupapa w'umuryango w'abadeyi nawe aherutse kwitaba Imana mu 2013. Impamvu nkubwira gutyo, icyo gihe hariho ishyaka mu mupira. Hari abo bitaga babizabwira Liandere muri Kiyovu. Uramwibuka muri Kiyovu ari umudefanse, nta muntu wapfa kumucaho. Hari abo bitaga ba Canisius nigeze kumva ko yagize n'ikibazo cy'imvune cyane, ntabwo tuzaho byagarukiye, nta gikurikirana, nta makuru. Icyo gihe Rayon Sport yari ifite aba ba Murangwa, urabazi nabo, ariko na ba Murangwa bo bari inyuma yabo guho gato, ariko nabo yari umuzamu nawe ebana yo yahagaraga mu izamu arakubwiraga ati hoya. Ukajya kuri abo ba Gatete rero, abo ba Karekezi uramuzi bamwita Denjaman Karekezi, akina hagati kabisa. Ndibuka yigeze gucenga ahari umukino wa Tunisia yadukuyemo, yari yabanje yacenze hagati, yacenze abantu nka 4, atanga umupira n'agatsintsino. Ibintu byari byiza cyane. Aba rero niyo bagarutse ku gihe cy'aba bagabo. Ndabyibuka neza umupira wo mu Rwanda wari ufite iyindi shusho. Wasangaga match yabaga iyo ari yo yose hakirimo aba bagabo, wasangaga buri wese afite ishyaka ryo gufana, ugasanga buri wese afite urukundo rw'ikipe. Ariko ubu ngubu usanga barahejwe cyane. Niba sinavuga igihugu za Minisiteri ya Siporo cyangwa Ferwafa ntibigeze babaha agaciro, nta nubwo byibura. Urugero TK, urugero rutari kure, nk'uyu mugabo Jimmy Gatete urebye ibintu yakoze, Jimmy Gatete urebye ibigwi bye, yakagombye kuba ari nk'umuntu, ahubwo ni wakabagombye n'umuntu uturutse hanze y'igihugu winjiye
akabona sinye byibura y'umuntu ushobora kuba yarakoze ibintu by'ibitangaza mu ikipe y'igihugu, kuko urebye Gatete ibintu yakoze hanyuma ukareba n'ubu ngubu ukuntu bihagaze, ntawe uzi amakuru ye, ntawe uzi iki, yakagombye kuba ari umuntu ufite pozisiyo runaka, n'umuntu wakagize uruhare yaba ari mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, yaba ari muri minisiteri ya siporo, yaba ari mu ariko ubundi reka nkubaze, wa mugani uravuze ati mu ishyirahamwe ry'umupira nabo barabikomojeho, baravuze ati umupira aho bigeze ubu ngubu wari ukwiye kuyoborwa na 20. ibyo uvuga nibyo. nk'ubu ngewe hari ikintu nibaza nkavuga nk'uyu mwataka, aba bari umunani bafite byinshi bamwigiraho. urabyumva, ni hahandi na perezida yavuze ati za discipline n'ibiki byose, urumva iyo abona umuntu w'umuri jandere aramutinya, none se amwubaha. Gatete niba akubwiye ikintu ati ibintu bigenze gutya, plan zipanze gutya, aba ari umuntu wubashywe mu mupira w'amaguru kuko arazwi ibyo yakoze. Umuntu wese agira role model. ubu Gatete Jimmy hari abantu yakagombye kubera role model, hari abantu bakagombye kuvamo abataka bari ku rwego nk'urwo yari ariho ndetse bakanamurenga. Ariko se abo bose bazamukurikiza gute mu gihe ibyo yakoze babizimije, batamubona, amakuru ye ntayo bafite? Ibyo byose nta kuntu bizagerwaho. Ni wa muntu uzagenda akicaza abana akabagira inama ati urabona jewe nk'ikina gutya byagendaga gutya, ariko ubu ngubu yaba ari muri coaching staff, yaba ari muri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, yaba ari muri minisiteri ya siporo, aba bantu bose barakenewe. Kandi ikindi nanone nge nagira ngo nakongeraho, uretse n'ibyo ngibyo byo kuvuga wenda ngo ababakurikiza abagira ibyo babigiraho, TK bari abantu bakinnye nta kantu karimo. Icyo nacyo tukizirikane, bakinnye nta kantu karimo, kuko birababaje nko gusanga nk'umuntu wakinnye umupira w'amaguru mu Rwanda ukamusanga nk'ahantu mu cyaro hirya iyo ari ku kabari yageretse akaguru ku kandi agaha karimo karanyarira iryinyo, ari gutera story zo kuntu yakinnye umupira w'amaguru, afite uburimiro, ipantaro yayikunje, yambaye rugabire. Come on, ibyo ni ibintu birababaje cyane. Kandi wajya kureba mu mateka ugasanga ni umuntu wakoze ibintu bikomeye cyane, n'abantu b'ubu ngubu tutari kubabonana. Wareba rero n'abicaye mu mupira w'amaguru ugasanga nta bantu batazwi, nta mupira yakinnye, nta mupira yize, ugasanga afite nka dogitora wenda yo muri agronomy ni nk'urugero. Ariko birababaje kuba warize ubuhinzi ukaza kuyobora umupira, birababaje kabisa. Ni ibintu uba uvuga ati ibi bintu birababaje. Aba bare janderi kuba bakoze iyi association nibyo kabisa, bivuganiye kuko nta kivugira. kandi ibi mu bintu bavuze ati uyu mupira w'amaguru ukwiye kuyoborwa n'abantu bawize. Ejo bundi narakubwiraga ati iyo ugeze muri za Ghana usanga Abedi Pele, urumva bavuga ati uriya niwe kibamba mu mupira w'amaguru, kuko hari byinshi yakoreye Ghana. Iyo ugeze muri za Zambia, iyo ugeze muri kwisi yose ibihugu bikomeye, usanga abantu bakomeye mu mupira ari abantu bigeze kugacisha. Uretse n'ibyo n'aya mashampiyona twirirwa tureba mpuzamahanga, usanga aba bare janderi akirangiza kariyeri ye ubu usanga ari umuntu ufite valeri. Ni abantu baba bafite valeri, none nibo banaliste b'ubu mupira, nibo bajyanama, nabo bawuyoboye. Exactly, nibo abantu bari kurangiza umupira bagahita bakabagira abatoza. Ariko birababaje kumva ko umupira w'amaguru mu Rwanda umuntu arangiza kariyeri, especially nk'abari abantu badukoreye ibintu bikomeye, bari abantu bakoze ibitangaza, bari abantu niyo mpamvu ubona ko ruhago y'u Rwanda ikiri hasi cyane, mu gihe batari bakora ikintu nk'icyo ngicyo ngo bafate abantu bakoze biriya bintu babaha agaciro, bagira ibintu bari umuntu babo babyigiraho. Sinzi kabisa. None na Mr. J, urabona iriya bari wabanditse cyangwa iriya association urabona bizaborohera kuko niyo nk'ariyo tike bashaka ko bazinjiramo umupira w'amaguru, urabona bizaborohera? Iriya ni systeme yo gukebura leta y'u Rwanda ndetse na minisiteri ya siporo, yo gukebura ubuyobozi bw'umupira w'amaguru mu Rwanda, aribwo Ferwafa, yuko aba bantu bakenewe mu mupira w'amaguru. Ubona bizaborohera ku breaking buriya muri Ferwafa, yenda tukavuga ati bizagwira Leandre, buriya bizagwira Leandre
yakinaga niga yasoma harimo abantu bize bitangaga urebye ibintu yakoraga yaranigaga bafite amadigiri nk'urugero tukazumva ko bizagura Leandre byibura ari umuyobozi wa Ferwafa birashoboka cyane rero birashoboka cyane ni ibintu bitoroshye ni ibintu bitoroshye gusa natwe nk'abanyamakuru tugomba gushyiraho akacu yes akabanyamakuru ko baba bagakoze baba bayavuze kandi koko ijisho ry'umunyamakuru burya riba rireba kure niba n'abayobozi babyumva abayobozi muri ministeri kiriya cyifuzo ibyo zira nama abarejanderi babagiriye bari bakwiye ahubwo kubashyigikira niyo association igakomera. Abanyarwanda dutegereje iyi association yabo kuko zatuma tunibuka abo bakinnyi nk'uriya mugabo uriya ni Michel narimaze no kumwibagirwa urumva Kamanzi Michel urumva uriya yari umukinnyi ukomeye cyane aho rero bagenda bibagirana. Hari n'abandi benshi bavuga hari n'uwo ntabonyemo nka Desire Mbonabucya kandi nawe burya mbona akunda kugira comment nyinshi cyane ku mupira w'amaguru mu Rwanda ariko bavuze ko hari abandi benshi bari welcome bazazamo nuko hari ibyo bataranonosora ariko natwe hari abantu twifuza kubonamo, hari abantu urubyiruko rw'u Rwanda abana b'u Rwanda bakizamuka bifuza kubona iyi association rwose ikenewe ikintu cyiza abo bantu bakoze. Dusaba Imana na Ferwafa responding igira ikiza kubivugaho yenda kuri iyo baruwa ministeri ibafashe association yabo ikomere kuko nicyo kintu kizakomeza umupira w'amaguru mu Rwanda. Ntago ari ibintu byoroshye gusa ministeri ya siporo n'ubuyobozi bw'umupira w'amaguru mu Rwanda bugomba kwicara bukabitekerezaho bagafata aba barejanderi bakabatekerezaho mu by'ukuri TK. Ngira ngo twasoza ikiganiro cyacu turakangurira iki ngira ngo tugana ku musozo ikintu twabwira ministeri ya siporo ndetse n'ubuyobozi bw'umupira w'amaguru mu Rwanda nuko bakurikirana aba barejanderi bakareba ubuzima babayeho. Ntabwo nzi ko ibyo bintu bishoboka kuko abantu birashoboka cyane wese waganiraga n'itangazamakuru urumva bari ba Karekezi ba Gatete abo bose ba Desire abanyamakuru babageragaho bakabaha intuza bababaza ati ese bigenda gute mubona bimeze gute bakavuga ati tubona ko itangaza intuza abashinzwe umupira w'amaguru yaba ministeri yaba Ferwafa tubona ko badutereranye. Rero sinzi ko abangaba rero sinzi icyo kuvuga ngo turasaba ko Ferwafa yabageraho urumva ntigeze bageraho niyo mpamvu bikoreye association ariko tugana ku musozo icyo kintu nagisabaga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda na ministeri ya siporo ko ibafashe ikurikirane uburyo babayeho kandi iriya association bashinze barespondinge ikindi babahe agaciro hanyuma barumuna babo bazagire ibyo babigiraho. Ngayo nguko rero dusuza abakunzi ba Soka 21 ikintu twabasaba kuri uyu munota turagira ngo mukore subscribe kandi mu sharing n'abandi babashe kubona ibiganiro byacu byiza mukande nakazogera muduhe na comment twungurana ibitekerezo kugira ngo bijye bibagereraho ku gihe. Murakoze.